Iyo bavuze izina MrBeast abantu benshi bahita batekereza ku muntu utanga amafaranga menshi, imodoka, amazu n'ibindi bihembo bidasanzwe, ndetse abandi bagatekereza ko ari we mu YouTuber urenze abandi bose ku isi unafite abasubscribers benshi. Ariko ese wari uzi ko uyu mugabo yatangiye ari umwana usanzwe ufite mudasobwa imwe ndetse anafite inzozi zo kuzakundwa ku rubuga rwa YouTube? Muri cyegeranyo tugiye kurebera hamwe amateka ye yose. Ku muntu utari umuzi MrBeast arahita amumenya ndetse amenye imvu n'imvano ye. Uyu MrBeast amazina ye nyakuri ntabwo ari MrBeast, ahubwo amazina ye nyakuri ni Jimmy Donaldson. Uyu yavutse ku itariki ya 7 Gicurasi mu 1998 mu gace wita Wichita, ahubwo ni muri leta ya Kansas, ubwo ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko amateka agaragaza ko yakuriye muri Greenville. Uyu yari afite umuvandimwe witaga Charles Donaldson, nawe wakoze amashusho kuri YouTube, dore ko ari nawe wamuteye imbaraga mu rugendo rwo gutangira kuri YouTube. Mu mwaka wa 2012 uyu Jimmy yari afite imyaka 13 gusa, yafunguye umuyoboro wa YouTube awita MrBeast 6000. Mu ntangiriro yakoraga amashusho asanzwe, hari nko gukina imikino, ubwo ni game streaming, gusuzuma amafaranga yinjizwa n'abandi ba YouTuber, gutanga inama ku bakora YouTube. Ariko ayo mashusho ntiyabonwaga cyane dore ko aribwo yaragitangira, ndetse ari inconsistent, yahoraga ahindagura bitewe n'uko ntabwo yari agafashe umurego w'ibyo yari agiye gukora. Kuva mu 2012 kugeza mu 2016 uyu Jimmy yamaze imyaka myinshi akora amashusho ariko adafite abafatabuguzi benshi. Uyu yakoraga amasaha menshi buri munsi yiga uburyo YouTube ikora. Hari igihe we n'inshuti ze bamaraga amasaha arenga 10 basesengura impamvu amashusho amwe akundwa kurusha ayandi. Mu mwaka wa 2017 yakoze video yamenyekanye cyane aho yabaze kuva kuri 1 kugeza ku 100,000. Ibi byamutwaye amasaha arenga 40, nubwo no muri video hagaragajwe igice cyayo. Iyo video yarebwe n'abantu benshi cyane, maze izina rya MrBeast ritangira kumenyekana ku isi yose biturutse ku kantu kamwe ku iyo video yari akoze. Nyuma y'iyo ntsinzi yatangiye gukora ibintu bitari bisanzwe, dore ko yatangaga amafaranga ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari, imodoka, amazu, ubwato n'ibindi bihembo bikomeye. Yavugaga ko amafaranga yabonaga kuri YouTube yasubizaga mu gukora izindi video nziza kurushaho. MrBeast yashinze umushinga witwa Beast Philanthropy ufasha abantu babayeho nabi ndetse n'imbabare zigiye zitandukanye. Uyu yanagize uruhare mu bikorwa bikomeye birimo Team Trees, aho bateye inkunga yo gutera ibiti miliyoni 20, ndetse agira uruhare mu bindi bikorwa nka Team Seas, igikorwa cyo gukura imyanda mu nyanja no ku nkombe zayo mu buryo bwo kubungabunga amazi. Uretse YouTube, Jimmy uzwi nka MrBeast yashinze ibigo byinshi, harimo nk'ikigo bita Feastables gikora shokora n'ibindi biribwa, ndetse harimo n'ikigo bita MrBeast Burger. Iki ngiki ni ikirango cya restaurant kigeze kwamamara cyane. Uyu MrBeast azwiho gukoresha amafaranga menshi mu mashusho, gufasha abantu gukora amarushanwa akomeye, gushora amafaranga menshi kugira ngo video ibe nziza. Uyu ni umwe mu bantu bafite amafatabuguzi benshi kuri YouTube ku isi, dore ko ubu ngubu ari nawe mu YouTube wa mbere, agakurikirwa n'uwo bita iShowSpeed. Inkuru ya Jimmy Donaldson uzwi nka MrBeast igaragaza ko gutsinda bisaba kwihangana, gukora cyane, kudacika intege, dore ko yatangiye ari umwana usanzwe ufite inzozi, ariko kubera imyaka myinshi y'umurava yabaye umwe mu bantu bakomeye kandi bazwi cyane ku isi ku rubuga rwa YouTube. Niba ari isomo twavana ku buzima bwa MrBeast, ni uko gutsinda bitangira ku nzozi ariko bikubakwa n'akazi gakomeye no kutadohoka. Nizere ko wowe utaruzi MrBeast umumenye, kandi kudukora subscribe aho hasi nicyo cyayo cyifuzo cyacu kugira ngo tuzakugezeho n'izindi video z'ubutaha.